sheri yagiye kwa muganga none ndaribuze sheri mugani wakiriki sunyibutsa rwereka ubushize yaratubwiye ngo yabivuze mu gitama ariko nabibonye nabikurikiranye no kuri social media ya Chance na Ben avuga ngo zavuga sheri ngo gake cyane uzi ko iyo narakibonye narakibonye akivuga ngo bizayimuje nakwita umugore sheri ngo umugore azabaga sheri ariko nta kundi katuba tumuritse biyereka nawe naho wumva ayo makuru sinondongera ndahamagara 11:00 kuwa gatanu naho nari naryamye nsenze mvuga ngo mama mfashe numva amakuru mazima 11:00 sanze yamuze ndamuhamagaye yaramutse bimeze bite sawa umugore yabyaye ngo umugore yabyaye yabyaye ntabwo numva ntabwo bishoboka kaza numva nyine yacyari kure nta byabaye nanga no kugira umuntu mbibwira ntaramenya ukuri naje kubyemera neza bagufotoye ari uko bambwiye ati ifoto nararize kandi pe nararize ndibaza Imana nyine ibaho kubera ko nabwo babanje kumifoto nkabihakana se ntabwo wanjye ubwo n'ubundi n'ubundi mwana bafotoye baramumana icyanyemeje neza ko ari uwanjye mama we yarampamagaye arambwira ati sheri ntabyaye nariko mubwira mu gitondo kuwa gatanu naringiye kuza ku 12:00 ndamubwira ati wabyaye ndaje arabwira ati uretse kuza tucyane kwa muganga ariko nkumva morale ibyishimo none barambwiye ngo yarize baramwumva nkaza numva gusa sinzi uko meze ni nk'ibinyegeri biri kunzamuka nangije ndavuga ati mana ushimye ariko ndashimira umugore mana buriya abantu bazi bataza abagore ni intwari cyane buriya ari umuntu wambwiye ejo arambwira ati Raki mana wewe ntugira ibintu by'ibibazo ariko iyo uza kubona umugore wawe basi ari muri ibyo bihe ntabwo nimba ari nawe umukosanye uzoza wemera amakosa buri munsi none sheri ndi hano ndagushimiye aye ndavuze ngo I love you so much kapito tudusha twinshi nukuri umugore wanje ahari ariko je mubona ufite gukora ibintu bitaba muzoze muzoreba tukora utuntu tutaba kubera ko umuntu wemera kuvuga ati hari abaza bakuramo inda bakatabana akavuga ati ndavuyemo kandi bayikuyemo ariko aremera akarara ijoro ababara arigenge na mama ari kurira ninjoro saa 9 ari kurira abandi baryama kumva birababaje none Imana imutuye umutwaro ari muzima Imana ishimye kandi Imana ikomeze ikurinde ndagukunda ibaze hari akantu kamwe kiza kumba ubushize ndi hano ndababara ndahwera kumva nunapfa nageze mbya mu gati jewe rero bigeze kanjiri hakurya kubera ko numvaga nta kintu nsigaje ariko Imana irandinda Javi irandinda se nabyo nshaka kuba arabyumvishije ntabivuze wenda ufite uko wabifashe sibyo nunda afite uko yabifashe kandi Imana izukuri nje nagerageje ndavuga ariko bamwe barambwira ati kontaho ibitera amabuye byose si ibyici ceceka impamvu mvuze kano kantu nubwo navuze ibyo ari byo umugore yampunze ibyo bintu abizi byashoboka ko umubyeyi yamubwira ati twongeye kubirizaho utuye aha nawe aha tuguhaye ikaze twongeye kubibutsa gukanda subscribe share and comment kugira ngo tuzamure channel yacu murabizi ko mu bihe bishize twari tuyifite yari imaze gutera imbere ariko haza kubamo akabazo irabura barayabura so turabinginze rero kugira ngo mukomeze mudushyigikire niba abantu banyu uyu munsi rero dufite umutumirwa udasanzwe muramubona hano imbere ya kamera yanyu imbere ya screen yanyu tutinze tuvuga byinshi reka tumuhe umwanya yibwire abakristo cyangwa se inshuti zacu yakoze
nitwa Ndatabaye Eric Lucky, Yeah. abenshi niryo bazi. Ah, Ntuye i Kigali, mu busanzwe ndi umuririmbyi, naho nibera. uri umuririmbyi na murimo w'ubuyumba ukora? Umuntu wese wemera Imana ni umuyumbe. Umuyumbe hariho n'umuririmbyi, kuko umuyumbe ni wa muntu usanga buri gihe ari mu masengesho, mu bitaramo, ariko abaririmbyi ni ba bandi usanga muri repetition, iyo atabonetse ahantu aririmba yicara so nk'abakristo bisanzwe. Buriya twavuga ko abaririmbyi batazabasenga. Abaririmbyi ntabwo bazasenga nyine basenga just bisanzwe kwa kundi kugera mu rusengero agasenga. kubera ko njyewe igikorwa nkora ngikunda, kandi nkunda Imana. Uri umuyumbe. Hari abantu mperutse kumva bo muri Unity of the Church bavuga ngo bave mu kiyumbe baje mu banyamasengesho. Ese abanyamasengesho n'abayumbe batandukanye, ari cyo ubiziho? Ubundi ijambo umuyumbe byavuye ku izina ujumbe. Yeah. Ni ukuvuga rero kugira ngo abantu bitwe abayumbe bavuye kuri ujumbe bari abantu batwaraga ubutumwa batavuga. Urugero nk'abaserende. Abaserende igihe cyabayeho bagendaga bakazenguruka umuhana wose batavuga, bacecetse, bakora za gahunda z'iki gihe, gahunda batavuga. Yeah. Ibyo nibyo bitaga ujumbe. Okay. Kuko bari abantu bibuzaga bagasenga ariko batavuga, baje kubihinduramo abayumbe. Noneho muri iki gihe bishyira mu bayumbe. Ndumva rero nawe ubikoze gutyo wowe umuyumbe. Okay, utwaye ubutumwa utavuga rucece waba ubaye umuyumbe. Byashoboka. None se kubera iki baje kubihindura bakavugavuga ahubwo abayumbe muri iki gihe ahubwo usanga ari ugira story nyinshi, kandi bakagombye kuba batwaye ubutumwa muri silence? Paul yaravuze ngo ni ibi usanga ngo umuntu ngo ataguhaye amafaranga ngo ntiyagusengera, ngo ntiyaguha ubutumwa. Hari nabo nza mbona bagira ngo tuze kubonana nyuma y'amateraniro tukubwire gahunda zawe. Ibyo simbyemera. Simbyemera. Wowe wemera iki? So nimba Imana imbwiye ngo bwira Javi ngiye. Tumva mu gihe Imana imbwiye ngo tuti ngo bwira Javi, ntabwo yambwiye ngo njye kumureba hanze. Imana imbwiye ati Javi uze kumureba muri hanze, umubwire ibi bintu. Ese wemera umwuka wo guhanurira muri rusange cyangwa umuntu ukoze akakwegera akakubwira? So bitewe n'icarico. Carico gute? Urumva uratujimije. Bitewe n'icarico. Kubera ko atizera? No, uretse ibyo. Buriya nta muntu, ibyo abantu bose bikora nta mutezera Imana buri. Nabo banyabyaha tubona hano hanze bemeza Imana. Barayizera. Buriya gusa ibikorwa bituma abantu bemera ko batizera, ariko barizera. Barizera. So njyewe rero kuvuga ngo umuntu yamanurira mu ruhame, fa kuba gusa ari Imana yavuze. Kwanza nico gisubizo. Atari amarangamutima, atari umutima, Imana yamubwiye akabivuga. Sizo. Lucky arakoze kutusobanurira. Reka tujye muri tala yiwe ariyo talent mu Cyongereza, tureke kumujyana mu kiyumbe, kubera ko mu kiyumbe nyine birumvikana ko ni urundi rwego. So hanyuma watubwiye ko uri umuririmbyi, waba waratangiye impano yo kuririmba ryari? Umwaka ari wa ryari? Nimba nibuka neza ari ahantu nigeze narererwa mu kigo cy'imfubyi. Natangiye kwiga kuririmba. By the way sinabyo natangiriyemo, kuko nzi ko bita ingoma za drum nazo urazishoboye. Yeah, good news. Ikintu nagerageje kikanira ni gitari solo. Barambwiye turakuba kuri kanasasi nzara birananira. So nibuka birahari 2013 batangiye impano. Nibwo natangiye kubyiyumvamo nkabikora, ariko nigishwaga n'umurundi bamwitaga Glory. Abarundi barashoboye kuririmba. Ni nawe muntu buriya niyo numvishije, ari kuko narimo numvishije mubandimwe sembemvishije, nkunda kumva indirimbo z'abarundi. Abarundi ikintu bazwiho cyane muri adoration, muri worship bararenze, bagira indirimbo, bakundira ikintu cyo kuramya, bazi kuramya. Urugero iyo numvishije Dudu ndamanika. So bya 14 nicyo gihe nisanze mu ndirimbo neza
nkabasha kujya mu ikanisa nkaraba. mbese Dodo niwe mumodo wawe cyangwa se Dodo niwe muntu wa mbere, tutagiye ahandi Dodo iyo aramije ndavuga kweri. Okay, tubwire nk'indirimbo imwe ukunda ya Dodo ube nk'uyituye gake konyine. Amaho kuririmba ese mucumika. Okay, ubutaha tuzazana piano Ariko bagukoreye Dodo- ko tuba dufite abapianiste hano, ibyuma byose biba bihari. So Dodo hari indirimbo yaririmbye, ni nayo indirimbo njya nyumva nkumva. Okay, tubwire gusa title yayo nta kibazo Barayita utaza. ngo ninyivuga sinzi ko abenshi bari buyimenye bitewe na title, ashobora kuba wenda itanditse kuri YouTube, ariko bayita ngo iyaba naronse amagambo. Avuga ngo iyaba naronse amajambo akwiye, nkagira n'ijwi nk'iry'abamarayika. Umuntu wizero Urumva ko neza uranamwigana, ahubwo nari ntangiye gufashwa buze gatoya. Nanze nkunda kuramya buriya kenshi iyo natangiranye adoration akenshi nibwo njya nezerwa. ese nahimbaza ntaramije. Hari igihe nkatwe badushira kuri piano ugasanga bafatiyemo hagati ukajya ubura uko ufata amatera, ariko burya adoration yose iyo watangiye nibwo uba utangiye kumva Imana. Hari akabazo Ivan pastor wacu yatubajije, arabaje ngo se abacuranzi bagira umwuka? Bagira umwuka? Bashaka ko mbigusubiza? Okay, reka mbavugire. Oya wowe. Reka nanjye mbavuge ko nanjye ndi muri mu ruhande rwabo. Jewe sinavuze ko batawigira. Ni ikibazo numvise. Nanjye mbasubiza hano kuri kamera. Abacuranzi bagira umwuka. Kubera iki? Murumva ngo bamwe bazavuga ngo wirinde ngo igitaramo kitaguhengamiraho. Ntabwo wacuranga ngo abantu banezerwe bageraho gukoshamburiya, we nta mani kurimo nta mwuka kurimo. Kuko ibintu biri bigomba, none se wabikora utari kumwe nabo? Kubera ko mubyiga. Oya, hariho kubyiga no gucuranga cyane cyane. Urabona nk'aba bantu bacuranga igisirimba, ivuga bagomba kugendana n'abayumbe kugira ngo bamenye se abantu bageze ku ihe level, ndabatwara ku ihe level. Dukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo ukontrolinge bari abantu. Haruza akakubwira ngo shiramo aka, haruza akakubwira ngo shiramo kariya. Abo bantu bose rero ntabwo aba managinga kugeza aho banezerwa wowe utari mu mwuka utari kumwe nabo. Ariko se abacuranzi ni bose buriya? Cyo simbyemera kuko si mwese. Kimwe nuko abaramyi bose nemera ko bagira umwuka. N'impano ndayemera kwibaho. Niyo mpamvu. Sibyo? Urasubije. Impano ndayemera kwibaho. Hari umuntu ugira impano, ariko akaba n'ugira impano akongeraho no gusenga. Biragoye ko twebwe abacuranzi usibye babandi bakamejeje ashobora kuva kuri senta akajya gutanga commentaire ugasanga agiye mu mwanya utarowe. Ariko ubundi umucuranzi aba agomba kuba acunganwa na piano yiwe. Ni ituma avuga. Buriya nejeje abantu ni Justin nkaho buri gutanga commentaire. Ariko hari ababita bakajya gutanga izindi commentaire, kandi buriya ni umwanya w'abandi. Ni nko kuva kuri nimero yawe ukajya gukina ku yindi nimero kandi hariho undi muntu akagombye kuba yiriho. Reka tuve ku bacuranzi tuzavuga ikindi gihe sinabemerera ko mubavuga nabi ndiwe. Okay, nubwo ntarabimenya cyane ariko naje ndimo kubyiga gucuranga. Okay, icyo nashaka kubaza, watuye ko uri umuririmbyi. Ese hari indirimbo waba ufite ku giti cyawe? So indirimbo ziraje. Ariko zitaraje muri studio. Ziri na recorded. Gusa icyo ntarakora ni video. Ntabwo ndazishira kuri YouTube uretse imwe nashizeho iri remix. Yitwa ngo iki kugira ngo abo bakristo bacu bazayikande bayita ibi kuri channel yawe? Bwira n'abakunzi bacu kugira ngo nabo bazamenye channel ukorera kugira ngo bagusupport. Nitwa nanjye ngo nitwa kandi nitwa nuko ngo brand yawe n'ubundi abari no kuvuga izina nkoresha muri make ni izina ryanjye ribanza ni Lucky Show, then ugashiraho kabiri gusa. Umubare kabiri ni Lucky Show kabiri TV niyo nkoresha. Biroroshe. Ni show mu Kinyarwanda ni showi. Okay, nanjye kuvuga kane katukareka. Hanyuma rero watubwiye ko ukunda aba adoration hano mu Rwanda. Nuwe muhanzi wemera umva ujya wicara ukamara umwanya munini uri gutegera ibihangano byiwe bikakwenspira?
indirimbo z'Imana yeah ntitujaga muri sekira kandi njyewe buriya hari uburyo njye numva indirimbo hari abantu bumva umuntu yumva indirimbo bakavuga ngo uyu muntu ni umupagani ariko njyewe mu kuri kwanjye hari umuntu umwe numva nkumva indirimbo ze zihuje n'iz'Imana. Hari indirimbo z'isi n'indirimbo z'Imana kandi indirimbo zose z'isi ntabwo ariko ari z'isi. Hari umukecuru ntaguce mu ijambo yigeze kuvuga ngo azafashwa ngo n'indirimbo kuri Kodora yateye mu ikanisa atazoba ari kaka undi hari uwigeze gutera iya mede ariko reka narakumvishije nawe ntakumvishije ndi Bugande yari indirimbo ya Gitoko simuzi hari uwaririmbye ya Gitoko hari n'uwaririmbye ya mede iwe iririmbye hano hafi hano ngiye kumuvuga ko amamye singamufite abasitari arafashwa aririmba ya mede ariko we ni umusore ponda nimba ari abuze yatera baramubwiye mu ikorango natera ikorasi afatira ya mede naho umukecuru we yarashimye baramubwira ngo nibamufashe indirimbo ya kuri Godora ese bwa n'indirimbo cyangwa no kwamamaza ndango nako yakaza gafashwa musene no kumva gusa kamwinspira nuko umuntu umwe numva rero mu ndirimbo arumbashije abantu rero abanyamakuru bakunda kubaza ibibazo bigatuma abantu bakeka ibindi buriya iyo ufite abantu bashaka kuvuga ati habaye guhanganisha abantu ariko njyewe ntagiye guhanganisha mu kumva no gukunda imyandikire y'amagambo y'indirimbo nkunda umuntu bita ndavuga nde bamwita John Legles ari hanze John Legend Legles muze kumusakinga muramubona ni nka niyo Bosco nawe afite ikibazo nyine cyo ntabwo tumuzi wowe uramuzi uri aho hirya muze kumusakinga muramubona muze kumusakinga bumve iri ni mu Cyongereza ni John ndiye ni mu Cyongereza Singles abarizwa he ari muri Amerika reka tukubaza hano mu Rwanda urumva benshi hano abakristo dufite abenshi ntibaza bumva Icyongereza ushobora kuvuga ngo John Legles akabaza uwo muntu ariko ntaguce mu ijambo hari umuntu uzumva injyana gusa nk'iriya ya John Legend yaririmbiye uyu mukinnyi wa filime wapfuye abamwita nde Paul hari kariya karimbuza ukumva nyine gafite tuma nibuka ibintu byinshi kagujyana mu mwuga ukibaza ari naho njyewe ngira nkarira ndi kuyumva aha n'iriya rero ishobora kugufasha reka tuve muri aya makuru ko nakubwira abandi bigeze kuzikora izo story atubwiye ko ari hano mu Rwanda muri gospel yaba no muri ministeri nta kibazo uko inspire ushobora kumva ngo ari muri iki gitaramo ukajyayo kubera ko arimo umuririmbyi nemera rero mu Rwanda hose ubwo tukema buri hanze y'u Rwanda yego nemera umuririmbyi bita Kado Munyakazi ndamwemera nuwemera umwigiraho iki Kado mwigiraho ibintu bitatu kandi ndabizi nindamuka mfashe link yawe nkayishyira kuri stati cyangwa nkayimuha araza kubikurikira kandi arabikunda wenda sinzi abandi ibyo bamwiga ariko mu nshuti bwanjye nawe Kado ni wa muntu ubw'indangagaciro zo kuba yakuba umuntu kwayo atitaye ngo ufite izina cyangwa ntabyo ufite atitaye ngo uri mu underground ntabwo uragira aragukunda nibyo nyine biri vuga ngo ukunda mugenzi wawe uko wikunda ibyo se birashoboka ibyo bitewe njyewe muri iki gihe ntabwo navuga ngo arahari cyangwa birashoboka kuko nawe ndabona ariko muri za mbuto bavuga njyewe ko bwanjye ko tubanye Kado ni wa muntu mpamagara akambaza Lucky nabonye ahantu baririmbye byagenze kandi nta namuhaye kimwe nuko yambwiye ati njyewe ndajya kuyimba Musanze mfiteho concert ngwino turajyana ni wa muntu ukunda kumva ko yakugira inama kandi nawe kandi akakuzamura Kado Musanze kuva turi umucuranzi akuzi gusa arabonye ufata sente ashaka gukora umuntu akavuga ati umuntu umucuranzi muracuranga nawe nazamuka agaragaza nuko nicyo kintu niyo nize kuvuga ngo reka nubaho umuntu wese kwari uvuze bya Kado
nanjye yigeze kunkora akantu kamwe kandi sindakunda kugaragaza ko ndi umucuranzi Nanjye. nza binanira ariko nigeze kujana mu bukwe nicarira inyuma batangiye kuririmba nyine kuko ndifata telefone ntangira gufata amavideo abarambonye abarampamagaye ngo mbonye umucuranzi ngo umwana nahise mbona ko yahise mbona nari mpagaze mpita ngenda ndicara araza asanga aho ndi mu ngwino basi dukorereho kuba bigeze kugera hano numara wicare ya ndamuzi ni umuntu ugira ndangagaciro hari umuntu arimo umubwira hanze ndamubwira ati wahuye n'akado waba ufite inshuti nziza so akadahari nagusoje papa nkuvuga neza nawe turamusuhuje kandi yicara n'ibikorere bya bindi byose uzunkorera okay ntumvishe ubutumwa urabutanga okay aha reka urumva ko abo bahanzi cyangwa se abo baririmbyi ni bakeya baboneka ku gatuti hari n'umuntu ujya ku gatuti kandi ngenda akunda cyane sinabikunda umuntu ubikora akaba yari ari kumwe n'umucuranzi runaka yabona undi araje wa wundi agasa nkaho nta n'icyo yari amumufashije agasa nkaho mutaye nko muri puberi urabona ikintu washize muri puberi agatangira kumuse ngo urakoze data kubuje ngo uradutabaye ukagira ngo wa wundi wari uhari we yarimo ahinga ikintu se yarimo atoba ibyondo ivuga ko abantu bari ku gatuti nabo bagomba kuzajya badufasha akubaha wa muntu yego abantu baratanwa mu mpano ariko igihe wa wundi aje wa wundi wari uhari yaragufashije mu gihe wa wundi yari ataraza nubwo atakwinspira ariko mwubahira ibyo azi kuko nawe urwo rwego nawe ntararugiramo ko igihe azarugeramo shimira cyane uriya mugabo Kadogo ko arabigira cyane ntabwo akunda gusebya hari abantu bagira izo nuza ugahita asebya umucuranzi wari aha ngo yajereje amateraniro uriya mugabo ni yafura okay hanyuma rero tudatinze uyu munsi turahina ikiganiro ariko hari amakuru kadadufitiye Laka dufitiye ayaye kandi mumurebye ku maso nyine muri kubona ko akayobe kiyongera yegikara papa ari umurembe yigeze ngo nibakubaza ngo kuki ufite ibyishimo ngo uzababwire ko Yesu yangiriye neza aha muri ibyo rero yakugire neza reka tubwire amakuru meza afite nitwo tata yavuze ahubwo rero afite yavuge none se ngo nyavuge kandi ari wakagombye ko yavuga ikintu kimwe gituma amera neza nuko Imana intije ubuzima cyonyine hari umugabo w'i Bugande igeze kuzana atubwira ngo yabyaye umwana w'umukobwa ngo amwita ngo agira umwana w'umukobwa ngo yitwa mushiki wa Yesu Makota aho baramuzi Makota yarambaza yigeze kutubwira ngo tuza tugendana utunefu yari ari hano ngo tunefu mu ikanisa mu gitaramo two kura inzara two kubaga satani Makota ni inshuti yanjye ngo kugendana utunefu hanyuma undi muntu ndankunda umuntu nkunda muri bariya nawe wanyishe ku mazina ni Rwiyereka hakaba undi muntu witwa ngo ni Obdedomu muramuzi ari mu Faransa agira abana nabo bafite andi mazina aremereye bapana kwita abana ngo tuzina two mu mushasha okay muratwumvishije mutibagiye gukanda subscribe na share kuri iki kiganiro turi mu mashimwe rero y'umuhanzi cyangwa se umuririmbyi Lucky uyu munsi yibarutse imfura murumuna wa Yesu kubera ko atarakoraga icyaha aracana mu biganza bya Yesu abe niyo yabagikoze kuri bamwise murumuna wa Yesu ku twese turi murumuna wa Yesu kuko ku Mana ntitugira sogokuru wanje ararenze aho ngamutubwire rero amakoreye urabyumva kumbe nibyo ashaka kuvuga none aruzi ko ndi kuvuga ayahe makuru uko nayo kombaza ibindi ugiye kumbaza nawe nibyo ndabivuga no nakamihera umusi ngaho data nakoze ubukwe ku itariki 31 z'Ukwakira umwaka ushize mbukorera i Bugande Mbarara kandi bwari bwiza mwebwe mutantwerereye twarabutwerereye ariko ubukwe bwabaye bwiza kuko twagiye kuri link tureba dukurikirana twaragurebye amasegonda okay ngiye ku giti canje narabutwerereye buriya bukwe hakika ya Mungu ndahamye neza kuko nabutwerereye anyeze gutwerera kuri kamera okay ngiye nabutwerereye kuko umudamu wawe no muturanye iwabo n'umuturanye ni inshuti zanjye cyane
naramutwe ingenzi niko nako usibye ko nta n'ubwo ntaza ntwerera kenshi ni gake ni umuco mwiza ni ugufashanya kuko kira ni igikorwa umuntu atakwishoboza wenyine cyane. okay tube dukeya cyangwa tube twinshi ariko uduteremo Yes. kwijana ryawe rigira icyo rifasha ngaho komeza data So, makuru nyuma yaho umwaka urashize nkoze ubukwe, Imana itugirira neza ejo bundi, kandi ni ukuri kw'Imana hari ibintu abantu baza bavuga bakagira ngo ni amakabyankuru. Njyewe umunsi nkora ubukwe kubera ko hano umuntu urabizi umuntu yari imfubyi afite ibintu byinshi buhangayikishije, nubwo wasimbutse amakuru uzagaruka wuta ayo nzavuga ikindi gihe. ariko ntukiri imfubyi kuko Ubu wagutse nyine umuryango njyewe mfite murumuna wanjye, mfite papa, mfite mama, mfite sokuru uzomvuga mucyonge sana zaba gukoze mu jisho umwana wanjye. Imana ejo bundi nari mvuye ahantu ku muhanda saa 11 z'urukerera arampamagara ariko nduta telefone yambuze rimwe kabiri kandi no telefone idasanzwe yamabu kandi iyo nimero zisa izitera ubwoba iziremera izitera ubwoba no nkibaza ese yambuze gute niki cabaye, ariko nkaba nzi ko sheri yagiye kwa muganga none ndaribuze sheri mugana bakiriki sunyibutsa rwereka ubushize aratubwiye ngo yabivuze mu gitama ariko nabibonye nabikurikiranye no kuri social media ya Chance na Ben avuga ngo zavuga sheri ngo gake cyane uzi ko iyo narakibonye narakibonye akivuga ngo bizayimuje nakwita umugore sheri ngo umugore azabaga sheri ariko bereka ariko nta kundi tuba tumuritse byereka nawe naho wumva ayo makuru sinondongera ndahamagara saa 11 kuwa gatanu naho nari naryamye nsenze mvuga ngo mama mfashe numva amakuru mazima. Saa 11 sanze yamuze ndamuhamagaye, yaramutse bimeze bite? Sawa, umugore yabyaye. Ngo umugore yabyaye yabyaye ntabwo numva ntabwo bishoboka, kaza numva nyine yacyari kure nta byabaye nanga no kugira umuntu mbibwira ntaramenya ukuri. Naje kubyemera neza ko bagufotoye ari uko wambwiye ati ifoto nararize, kandi pe nararize ndibaza Imana nyine ibaho, kubera ko nabwo babanje kumifoto nkabihakana se ntabwo wanjye ubwo n'ubundi n'ubundi mwana bafotoye baragumana. Icyanyemeje neza ko ari uwanjye, mama we yarampamagaye arambwira ati sheri ntabyaye. Nariko mu gitondo kuwa gatanu ngiye kuza saa 12 ndamubwira ati wabyaye ndaje, arabwira ati uretse kuza turacyari kwa muganga, ariko nkumva morale ibyishimo none barambwiye ngo yarize baramwumva nkaza numva gusa sinzi uko meze, ni nk'ibinyegeri biri kunzamuka. Nangije ndavuga ati ma ushimye, ariko ndashimira umugore mwana buriya abantu bazi batazi abagore ni intwari cyane. Buriya ari umuntu wambwiye ejo arambwira ati Raki mwana wewe ntugira ibintu by'ibibazo, ariko iyo uza kubona umugore wawe basi ari muri ibyo bihe ntabwo nimba ari nawe mukosanye uzoza wemera amakosa buri munsi. None sheri ndi hano ndagushimiye, aye ndavuze ngo I love you so much. tudusha twinshi ni ukuri umugore wanjye ahari, ariko ejo mubona mfite gukora ibintu bitabaho, muzoze muzoreba tukora utuntu tutaba, kubera ko umuntu wemera kuvuga ati hari abaza bakuramo inda bakatabana akavuga ati ndavuyemo kandi bayikuyemo, ariko aremera akarara ijoro arababara, arigenge na muhamagara ari kurira nijoro saa 9 ari kurira abandi baryamye, kumva birababaje. None Imana imutuye umutwaro ari muzima, Imana ishimye kandi Imana ikomeze ikurinde. Ndagukunda
ndagukunda ibaze hari akantu kamwe kiza kumbaho ubushize ndi hano ndababara ndahwera kumva nunapfa nageze mbya mu gati njewe rero bigeze kanjiriya hakurya kubera ko numvaga nta kintu nsigaje ariko Imana irandinda jave irandinda se ntabyo nshaka kuba narabyumvishije ntabivuze wenda ufite uko wabifashe sibyo n'undi afite uko yabifashe kandi Imana izi ukuri njyewe nagerageje ndavuga ariko bamwe barambwira ati kontaho ibitera amabuye byose si ibyica ceceka impamvu mvuze kano kantu nubwo navuze ibyo ari byo umugore yankunze ibyo bintu abizi byashoboka ko umubyeyi yamubwira ati stop ariko umugore avuga ati uriya muhungu ntitaye ko bavuze ABCD ngomba kumukunda uzigenza ndibuka ko turi kumwe mu ikanisa ahantu buryo bavuga ngo ninde muntu ufite ikintu yarega raki ndavuga ati ndapfuye nonoka agiye kumvuga kandi naje kwerekana naciye mu mucyo wabyibuka wanda ariko ndeba nkavuga hagire gusa uzamura akaboko umutima nkavuga mana ufashe nureba ko naje imbere yawe wari guhita wiruka nari gucika inkambi yose naravuga atereka ceceke nyine nibavuga kujya wenyine bari yamfasha ariko Imana ibana nanjye umugore arankunda ni wa muntu uzumurakarira ndamukunda nzanagukunda forever mo umwana rero wanje izina rye mushaka agenda se tari tubwira Mungu we Elohi yitwa Elohi bamwita Elohi sobanura bari abakecuru bicaye hariya ko ari abakecuru bicaye hariya barimo kudukurikira izina ni Elohimu no bifite iri zina rikuye mu mazina atatu hariho Elohimu hariho Elohi hariho na Eloha bisobanuye byose mana ni Elishadai ni ukuvuga umwana wanje w'imfura nuko ndamuvuga ese umwitaga itangaza itangaza ibyo nabonye ni bikeya ahubwo nahise ni ukuri kw'Imana njyewe na WhatsApp yanjye ari ukuntu ujya wandika akantu hasi umugore yarambajije se umwana tuzamwitira izina ndamubwira njyewe kuva igihe kera utaranabimenya nari namaze kwita izina tiniri ndamubwira papa bamwitaga Nkundirwa ndavuga kubera ko ntitwa Nkundirwa umwana waje zitwa papa umwana waje agomba kwitwa Nkundirwa noneho akarenzeho k'Imana burya ari umuntu wambwiye ngo ariko ngo ni nkaho uzaza usenga muri Elohi tubati kubera ko Elohi Nkundirwa Elohi ni ukuvuga ngo mana akabazo kose gusubiza akaba bati mana iki ari umuntu wambwiye ngo se ngo umuntu azayitwa Imana tamubwira oya ko niko bifashe ariko umwana wanjye yitwa Elohi nta n'ikizabihinda igisobanuro cy'Imana kuko Imana kuba insumbu kuba imfubyi uri umwe ikaguha umuntu wa gatatu ikaguha umugore ikaguha n'umwana ni benshi bamubona so ndi hano kwishima rero kandi bakoze kumamagara tukaganira murumva ko Lucky ari mu mashimwe umuhungu we w'imfura yitwa Elohi ni akazina keza tutavuze abandi bazibibajijeho oya nanibajije ku yandi mazina baza bita abandi amazina abana bantu bacu ari umukobwa umwe duturanye yarambwiye ngo afite umusaza we bita Ipfubusa ndatekereza ibijobisha ariko ari amazina mugani nubwo abantu bazavuga ariko ari amazina ntaje natekereza Ipfubusa reka nkubwire uzi impamvu nje aba bantu nzambemeye kubera ko bita izina bitewe n'igihe barimo urumva nka kera bitwaga Bantambara none se araba igisubizo kandi ari mu marira azaba igisubizo gute atagenda atavuga yicaye umukiki hanyuma rero tugana ku musozo turashimira umuririmbyi Lucky dufitemo no muri iyi minsi turakwishimiye kongera kubona umwaka warushize twishimira n'imfura yanyu uburagutse nanjye ni umupapa uzamubonye umwana wanjye nanjye nkweretse uwanje se uzumubonye abanje arabaruta aho waga yamaze kubona
waje utarabona acyari mu biganza ubu ni uwanjye. Okay, nta muntu udakunda umwana kuri iyi mwana wese w'imfura azajya sibye ko n'imfura umwana wese none uzamukunda sibyo natangira kudedemanga atangiye kuzajya avuga utuntu ntutwumve. uzi ikintu cya meza bakora ni ukuri kw'Imana nanabivuze ndabyandika uyu mwana amushize mu biganza by'Imana azobye n'igisirimba ndabyina uzocurange nubwo nzi bikeya uzosimbuke kurusha uko nsimbuka ibyo ntavuze uzobivuge. Rero turashoje dukomeza no gushimira abantu bari badukurikiranye akaryoshye nigahera mu itama. Ubutaha rero tuzazana Lucky neza avuga amakuru neza ubuhamya bwose kugeza ashatse kugeza abonye imfura ayise izina ayirebye atubwire mpuru yaha sokora ndango muri iyi minsi noneho uzaba usimbukira abakecuru. Hano hariho umukunga sinkuwe hano ko hano hariho umukunga ku cyumweru apana ku cyumweru guhera ejo nimugoroba hakika ya Mungu ndahari uzaze amasogisi bashize mu mavi nazanye kweto zibiri ubushize nazanye urukweto rumwe rugera aha zana kandi kagera aha na congo uya nazanye congo nakandi k'umuhondo. Uvuze utyo ngo wazanye inkweto zibiri ari umukecuru ya ruguru yakaza akunda gusirimba wavuga ati umukecuru mukaza usirimba ariho abakwe ariko agasirimba ni ibi yatambaye inkweto ati noneho tuzakugura ibirato kugira ngo utazongera gusirimba imbere y'abakwe. Ari umanganyije inga rimwe ijya kabiri sinzi uko bakubisemo yamafata ati mwakirishwe kabyara nayo bateraje gusirimba. So nawe rero utaziyumanganya oya icyambere ejo bundi mu bukwe bwa sister narimo ndirimbamo mahema kazi mabukwe yararimo ndifata ndarifashe ariko baraza barambwira ati wasaze mu bukwe bwa mushiki wa nyoko bukwe araruta Imana ko baciye umugani ngo nkuko itinze yasiga iki shara niyo nza gutinda kuvuga ngo ku gatuti ashobora nayo kumena amavuta ariko naramurebye nawe icyatumye ngira imbaraga ntigeze avuga ngo uyu ni umukwe baraza murasirimba abarabatutse naje mba ndabadutse mwese gato ahagaze he ndihe twashidutse gusa turi muri imbere so bira bintu bavuga ngo umukwe ngo bira bintu imbere y'Imana nje yaronzi waririmbanaga na nyirabukwe mu ikorari ariwe kondigiteri n'amaboko azambwira ati uzo nagukunze ubwiza uzo usirimbe Imana. Okay, turashoje ngaho gira abantu batatu suhuza byibuze umuntu wa mbere suhuza ni Elohi we egari fa changement Elohi we neza rugo uvuze ni nka serugo i Burundi ako serugo nari kudufasha ako serugo mwene wacu narimo kutubaga Elohi ndagusoje muhungu wanje your father loved you. I love my boy and I will fight. Navuga byinshi bande kushaka ubushekero nzavuga none ejo bundi muze yarambwiye ngo se uzahita abandi ngo basheri ngo bazamwita gute ambwira ati mfite amazina 6. First is going to call my king, my supervisor, my superstar, my angel, ndamukunda especially whatever ndagutegereje. So uwa kabiri mama w'abana mwamikazi marayika we umugore wanjye ndamusuhuje ndagukunze. Uwa gatatu suhuje kaka neza nasozanya kuruka kuzari umugore nobizi uriya gusubiza bisaba ngo ugende mukinyabufura cyo hasi mubwira ati mabukwe mubyeyi ubaruta warakoze kamushigirira agashimwe ntabwo ari ibi ngibi. Uwa gatatu ni kaka impamvu uvuze kaka wabizi oya kaka ni papa kaka ni
cyahari ni wa muntu ngenda niyo ntasenga ndabihama ntasenze nijoro ngiye kuryama ndamya ko nsengera kaka ari mu Bugande ndagushimira mu buzima yarabuze umunsi umwe ntarashaka arambwira ati Lucky mfite isengesho imwe nahaye Imana niri soza nshaka nzahite mpfa arambwira ati Iso yarapfuye mu muhungu ndavuga ati Imana ishimwe ko yagusize iyo nkubonye nkubona muri so ndongera ndasenga ndavuga ngo Mana Lucky ntagapfe ntabaye mu bukwe naye ndasenga ati Mana kaka azaye mu bukwe kaka muba aje bundi arasenga bati Gaspar singapfe ntabonye Imana ati ibyo gusa araje kaka ndagusuhuje ndagukunda aho nkose ujye mbabarira ndi umwana nubwo nashatse ntabwo nakurenze takubaha nubwo ngeraho ngakosa mbabarire kaka n'ababyeyi bandeze mumbabarire ndabakunda icyo nzageraho nzabafasha mbahoza ku mutima cyane so ngira munsi yo nyinshi tubireke sawa Lucky arakoze hanyuma tuzasubira ubutaha ntimwibagirwe gukanda like share and comment kuri Jarvis Media ni rwa rubuga ruzajya rubagezaho ibiganiro ubuhamya n'ibindi buzima busanzwe rero dukomeje kubashimira abantu bamaze gukanda subscribe muri abantu b'ingenzi muri abantu b'agaciro turabubaha cyane dukomeje no gushima Imana kuba yarahaye imfura Lucky ariwe Elohi turamwegereje rero umuryango itonde turimo kugutegurira bye ciao